gishaka cyangwa nawe gishaka ese icyo niba ugikeneye ngwino hano Ketia yarahari ese umugore wawe arakunyuze mwiriwe neza nkuko bisanzwe iyi ni Afrimason TV muri kumwe na Professor uyu munsi turaje na Ketia atubwira uburyo cyangwa ibanga rikomeye cyane mwahishwe imyaka amajana n'amajana uburyo umugore mwiza umeze nka Ketia yageuza umugabo habe mu nzira abe mu kabari cyangwa ahariho hose ngo gusa mu kabari horoshye kuruta ahandi. Ketia urakoze cyane ijambo ni ryawe. Muraho neza amakuru yanyu nkuko bisanzwe rero nitwa Ketia ndi umutaramyi umwe mu bandi uburyo rero wageuzamo umugabo ni impamvu iyi imwe yaba ari mu kabari cyangwa se ari mu nzira cyangwa ari mu isoko ariko mu kabari haroroshye kurenza ahandi hose kuko mu kabari ashobora kunywa icupa rimwe abiri atatu iyo amaje kunywa amacupa atatu rero aya ya mitsingi abatangiye gutekereza hehe ijipo ngufi indende ipantaro ewa umukobwa mwiza aho ari hose umukobwa mwiza rero aba ameze ati ashobora kuba yambaye mini ashobora kuba yikunda wa mugabo uri kureba kuko bari kureba uburanga bwawe bwose ewa bakobwa mukunda kwambara mini mukunda no gutwara abagabo b'abagore b'abandi. None Ketia hari abakobwa bashobora kuza kukurakarira bambara mini kubw'umurimbo bisanzwe gusa nanjye nakoze ubushakashatsi niyo mpamvu nkunganira nsanga mini cyangwa impenerezanyo nk'izari hana iyo umuntu amaze kubona hejuru y'intege cyane uhereye inyuma akabona aho bita muri ndekuranguhe hariya niho icyubahiro cy'umukobwa gitangirira cyangwa gukurura umugabo by'umukobwa bitangirira dore ko abenshi ariya kuri iriya nyama ya ndekuranguhe iri munsi y'ikibuno cyangwa epfo y'igituba gatoya iyo umaze kuyibona uhita utangira gutekereza uko igituba kimeze niba gifite imishino niba kiryoshye ibyo byose utangira kubibona. Ese Ketia aho turahuza cyangwa naba nagiye inyuma y'ikibuga? Hari umukobwa wambara mini kubw'umurimbo bwiwe ariko abagabo baba babona yuko ari kubakurura ku giti cyabo kuko nyine yambaye ya mini kandi ndikumva njye nta mukobwa wapfa kwambara mini gutyo gusa pe ashobora kutambara mini ngufi ariko akambara mini ubona ko imwambitsemo gakeya. Nese kuki yakwambara mini abashaka iki ukugira ngo umugabo amurebe n'ikimenyimenyi murebe umukobwa wambara mini ufite mini nyinshi cyangwa ufite amakabutura menshi agira inshuti nyinshi z'abagabo ariko umukobwa wambara rumbiya zangutiya zazindi asurwa n'abadeperi bafite bible kubera iki se wa wundi wambara mini ari ufite abagabo benshi kurenza wa wundi wambara ingutiya nuko aba yagaragaje yaje bikurura abagabo sha nukuvuga umukobwa wambara mini cyane abasore bose n'abagabo baba bamurembuza cyangwa bamwitaho kumureba cyane nicyo ushatse gusobanura? Bamwitaho kumureba cyane impamvu bamwitaho ni iyi ngiyi baramwitaho kugira ngo ashobora kuba yabaha ibyo bakeneye bakirongora bakigendera ako ngiye wambaye rumbiya konereta bizakugora bizanakuvuna kuko nujye no kuyizamura noneho nzayimanura birushijeho ariko wa wundi noneho wambaye mini bazahera ahangaha bazamura ntabwo bazahera ahangaha by the way kubera iki niyo aba yahisemo kwambara kuki agira mini nyinshi se kurenza ijipo ndende kuki agira amakabutura se kurenza amapantaro ni ukubera iyihe mpamvu ni ukugira ngo barebe ya nyama ikurura abagabo nimwite kuri Ketia mwite kubyo ndi kubabwira bagabo rero cyangwa abasore nimukajye mwita kuri ziriya mini kuko ntacyo zivuze ahubwo murebe n'ingutiya murebe igifite agaciro cyaricyo. None Ketia ibyo ntitwabihuza nuko utubari twinshi dukomeye nta mukobwa ukora muri utwo tubari yambaye rumbiya
dore ko hari n'aho badodesheje inifomu zitereye munsi y'ikibuno gatoya, wakanga kuyambara wakizanisha ibya mini bakakwirukana. Bivuze ngo ababosi b'utubari cyangwa b'amahoteli ni n'ububari bukomeye cyane baba bararebye iyo tekinike yo kugira ngo babone abanywi benshi cyane bakoresheje uburanga bw'abakobwa. Bariya rero barareba bakareba abakobwa, kuki badakoresha ibikobwa bibi nka Ketia mbese, cyangwa ngo bakoresha ibikara, ahubwo bakoresha inzobe za zindi noneho zisukisha igiswa gikora hano. Wa wundi uzambara mini avuga ati sha hariya aho ndagwamo n'icaki. Kuki areba umukobwa ufite amaguru meza, kuki atareba umukobwa ufite ubuguru bubi? Oya, kuki areba umukobwa udafite inkovu n'imwe, ahubwo areba umukobwa udafite inkovu? Ni ukugira ngo agire abanywi benshi kandi b'abagabo. Kuki atakoresha umukobwa umwe se, ahubwo agakoresha benshi? Bivuze ngo impamvu akoresha abakobwa benshi cyane nuko n'abanywi baza bakunda ibitandukanye. Uyu munsi agakoresha ufite ibibuno binini, ejo agakoresha manike, akagenda avangavanga. Ari naho twagiye dusanga mu bubari bwinshi umukobwa iyo ahamaze amezi arenze 6, bamuvuze ngo abanywi benshi iyo bamaze kuguhaga mu kabari, bosi ashobora kureba ko bamaze kugucura umuhago, cyangwa abagabo bose baza muri ako kabari bamaze kuzunguruka abakobwa be, bamaze kubarongora cyangwa kubasambanya, bikaba ngombwa ko abirukana akashaka abandi bakobwa beza baruta abo ngabo. Abo nabo bahita bimuka, niba bari nko mu mujyi bakajya gukorera nka Kabeza, aba Kabeza nabo bakaza nk'Iremera, abiremera bakajya ku Gisozi, akavamo n'abava mu mujyi bakajya mu ntara. Ketia, ibyo urabivugaho iki tubihuje n'ibibera mu tubari? Cyane rwose, iyo umusinzi amaje kuguharara ukuntu umeze nk'isesame imbere yiwe, ariko yumvishe ngo kwa runaka haje umukobwa mushyashya, mama yangaye asubirayo yirukanka. Bivuze ngo umuhanga w'akabari ugiye kugakora, shaka umukobwa mwiza w'icyakaka, ariko umwe w'akaga rwose ureba ukavuga ati ku buryo n'umukobwa mugenzi wa muri akavuga ati sha mbako ndi umukobwa, ariko uriya mukobwa aratwika online. Kubera iki se umukobwa mugenzi we areba umukobwa akumva ni mwiza? Niye mpamvu ni ukubera ko nyine abamurusha uburanga kandi aba yambara neza. By the way, hari n'abakire bakoresha abo bakobwa bambara rumbiya. Umukobwa mureba Ketia byonyine yambaye ngo ngwino nguhe mugabo cyangwa ngwino nguhe musore, ese urambona gute? Reba ukuntu aba yashinyikishije imbere ya kamera. Ubu se wowe ubaye uri uwo mugabo arimo arabwira, ubu ntarimo arakurembuza? Data ngwino guhere wa mugabo, ahubwo uragishaka cyangwa ntakishaka? Ese icyo niba ugikeneye ngwino hano, Ketia arahari. Ese umugore wawe arakunyuze? Ketia ati iyo uryoshye uba uryoshye, ngo nanjye ndaryoshye, niba koko anurirwa ntabyo nzi. Abantu bazi abantu b'abahanga hanze ahangaha muri yo, muzambabarire umuntu waba yarasogongeye kuri Ketia, nomero yanjye ndaza kwishyira munsi y'ikiganiro, uzampamagare umbwire uko Ketia byari bimeze ariko mwibanga uciye mu gikari, kuko ibikabyo afite nk'ibya Dendo ntabwo nzi aho bigana. Ni ukuri aguragira ngo nzaguhe nimero yanjye. Data wa mugabo bareka ngubwire nzaguhe nimero yanjye, nuryaho ukananirwa kugaruka. Ese Ketia, uretse kuba turi mu kiganiro hagize umugabo, dore ko bamaze iminsi bandembya bansaba nomero yawe, ati njye uriya mukobwa amagambo avuga ndifuza kuzahura nawe, ibyo bikabyo ufite wazemera ugahura nawe? Ngahura nawe? Baba we ufite amafaranga cyangwa nayo? Mwana nyagasani. None Ketia, guhura nanjye nuko utasira amafaranga ukayansegura ndikumva warangiza ukambaza ipfutse neza. Ese nta rukundo kigira, ni amafaranga gusa? Jewe ndi umuhungu umwe wenyine mu buzima bwanjye, ubwo ntajya kuza mu kabiri bizaba byapfuye. Yagiye gukurura umugabo wisohokanye, aba yambaye mini, ashobora kunywa agapeti kamwe amasaha 6. Umugabo amaje kuminuza nka mitsingi nka 12.
ubwo rero yamaze kuziminuza gutya ari kumureba aravuga ati burya rero ikoferi hariya ashobora kujya kunyara inshuro 800 ajya kunyara ubusa kugira ngo wa mugabo amubone neza arimo amukurura mu gihe rero ari kumukurura nyuma y'ibyo byose aza kumwisitazaho kuko ya kofi aba yayibonye naho umugabo udafite ikofi anywa inzoga yirigata kugira ngo ayimare amasaha 200 kugira ngo abone ku ijoro ry'irabana ariko umugabo ufite ikofi icyaka gihora kimwica pe rero abakobwa baba bareba kubi sikuntu baba bareba kandi ntabwo ashobora kuyoberwa ahantu ikofi pe. none Ketia, hari abantu benshi bavuga ko umukobwa wisohokanye mu kabari atari kumwe n'umukunzi we ngo wese ashobora kuba ari indaya cyangwa ari ashaka umusore wo kujyeuza. Ese urahuza nabo bavuga gutyo cyangwa ntago muhuza? Oya, aba ntago duhuza. Umukobwa uwo ari we wese wisohokanye ntago aba ari indaya. Ntago aba ari indaya pe, nta nubwo bari gushaka uwo musore wo kuryeuza. Oya, ahubwo ari aba yisohokanye ku giti cyiwe akeneye kuruhuka. None Ketia, ese umukobwa nawe ashobora kujya mu kabari akaroba umugabo bikaba ngombwa ko amukarangira akanyobwa mpaka bageze uko bakibarana? Cyane rwose bibaho, birashoboka. Arakagukarangira pe. Ese iyo umukobwa yarobye umugabo atitaye ku mafaranga ye agira ngo babe inshuti bisanzwe abigenza ati? Ya umukobwa warobye umugabo kugira ngo babe inshuti bisanzwe ashobora gutwara nimero yiwe mu buryo atazi. Urugero nawe Professor, nshobora gutwara nimero yawe mu buryo ntazi, aho nakurobye pe. Ewana nakunze wallahi. None se uraza ukavuga ngo mpa nomero cyangwa ushobora kwifuza kwicara kuri table ye? Hariya hari umuntu ukeneye nimero yawe gutya na gutya kandi ndi kukubeshya ninjye nyikeneye, ninjye nyishaka. Azaguhamagara ku giti cyanjye. Nzi neza ko uzanyitaba, ntabwo uzanga kunyitaba. Uzanga kunyitaba gute? Kandi numara kunyitaba nkakwibwira tuzahita dukundana. Ndamutse nkukatiye se wabyitwara mute? Ntabwo umugabo yakatira umukobwa, ntabwo bishoboka. Ketia, njyewe ntabwo nikina. Njyewe Professor, abakobwa maze gukatira muri uyu mujyi wa Kigali na maduze Professor Ketia, nta mugore ngira, nta mwana ngira, ndi imanzi y'insubirane. Nigeze kuba ndi imanzi ya nyayo, nta ubumanzi, ariko umaze igihe kinini ntabikora. Uyu munsi narongeye mbimanzi. Ubwo rero Ketia, abakobwa amaze gukatira kuko nihaye Yesu nk'umwami n'umukiza. Ejo bundi navuye kwatura kwa wa mupasiteri, niba nibagiwe izina rye, ariko nago njyewe abakobwa maze gukatira n'iduzeni yabo muri uyu mujyi wa Kigali. Wewe mukobwa ufite ubwenge bwo kujyeuza Professor, warayobye. Wowe tegereza niba nje nakwirobye aba ari njyewe uzagutereta, kuko uramutse unerese waba wabonye zero. Sanje nta mugabo uri kunshakara, nta mugabo uri kunereta. Wowe niba uri kwishakira isoko, nje nta soko ndi gushaka. Njyewe isoko nararibonye ndetse nararitsindiye. Nje nta soko ndi gushaka. Isoko wowe ngiye ku isoko z'abantu bangora wowe. Ese Ketia, wemera ko umukobwa ashobora kugurwa amafaranga cyangwa ntago byemera? Arayagurwa, none kukimuza kudukwase ntago mwamutuguze. Babakobwa mwe mukurikiye Afrimason TV, njyewe ntabwo nemeranya na Ketia uvuga ko abakobwa inkwano ari ikiguzi. Nge nemera ko inkwano ari impano umuryango w'iwabo w'umusore baha iwabo w'umukobwa kugira ngo bakunde imiryango igirana ubushuti burambye kandi bukomeye cyane. Kuki bakuma burundu kuki nasubirayo? Uba wanguze. Njyewe uko mbyumva nk'umunyarwanda w'i Rwanda, iyo umukobwa ashatse umugabo aba yaravuye iwabo arya, abagiye kubyara ahungu nakobwa kugira ngo agire abamukomoka. Kuki iyo nisubiyeho ntaravi wacu waratanze za nkwano bazigusubiza?
uba waranguze rero. Abantu umukurikiye Afrimason TV nababwira ko mwajya muri komenti mukamfasha mukankiranura na Ketia bazakiranura nawe gutese kandi uba wanguze byawe. Bazatanga ibitekerezo ko nta muntu ugurwa amafaranga ahubwo ari ishimwe inkwano ari ishimwe ry'umuryango kandi nzabatsinda bazaba bare. None Ketia niba umuntu agurwa wowe bakugura ngahe kugira ngo bagutware burundu? Yabagiye kugura nk'abandi kiguzi ntabwo mwakibona mwagikura. Ntacyo shyiraho umushahara ugurwa cyangwa amafaranga kugura. Yewe nzakugura nkujyane mu cyaro nguri inka ujye uziragira izindi zikukire. Ntabwo njye gukukira inka njye Ketia. None se iyo umuntu yakuguze yagukoresha icyo ashaka ariko umugore wakoye ntabwo wamukoresha icyo ashaka. Uzankoresha icyo ushaka umushahara njye gukukira inka. Niba wemera ko nakugura nkajya nkukoresha icyo nshaka shyiraho mbwira igiciro cyawe nzakugura ujye ukukira inka zanjye. Wambwiye uzaza kungura iwacu niho bazangurisha sibyo? Nyine iwacu nibangurisha uzaba wanguze kukize ndagutumye ejo uzambarize umushahara iwanyu cyangwa amafaranga iwanyu bakugurisha njyewe nzakugura. Okay, nta kibazo nzababaza ariko nyine uzawemerewe kungumana uzajya nkahurira mu gitondo saa sita na nijoro. Uzajya unyambika igihe mbyifurije. Icyo gihe ntabwo nzajya nkwambika kuko wifuza kuko nzaba nakuguze ntabwo uzaba uri umugore wanjye. Aho ngaho nzasubira iwacu. Icyo bita kugura iyo uguze ikintu kiba ari icyawe burundu bitandukanye no gukwa. Bitandukanye no gukwa gute? Wallahi ngereka mubwire iyo akoye umuntu uba wamuguze ndamwemerera gusubira iwabo reka da baramugwa ngo turamugwaye burundu guzamwigumarira. Ese ko kizamugumana uba wakoze kubeshya abanyarwanda. Imana y'u Rwanda ikomeze ibane nawe. Yari Professor kuri Afrimason TV. Uri umuti w'amenyo cyangwa korogate.